ko bikorwa namwe kandi rimwe bacu icya kabiri ariko umuziki nikomeze niko bigenda niko bihora hanyuma rero bikarangira n'ibyishimo kuko twe turitateyininga ntabwo dushwana. Yes sir. Yeah. All right, so next of the questions, abahungu b'Ikanombe bari he? Abahungu b'Igikombe muri he? Ubwo nyine ikinyenzi ni amatike tukeneye mugura. So next question please. Next question. Thank you so much. Nitwa Patrick Entertainer and umunyamakuru wa Final FM. Ikibazo cya mbere kirabaza The Ben The New Group Season 1 nabako 2025 yaranzwe na tour ya Prince Love Europe, Canada, usoreje Dubai. N'umwaka kugendekeye gute aho wagiye ugenda audience wabonye yakwakiriye gute? Hanyuma ikibazo cya kabiri nabako Bruce Melody umwe mu bahanzi bakuze bagufana uyu munsi none nabako abonye amahirwe ko mugiye gura kuri stage ariko kandi umwaka ushize wari wahaye amahirwe y'amano stage za kumubera nziza itangira urugendo rwo kumubakira kariyeri ariko aza kudutenguha. Bruce Melody noneho we mugiye gukorana umwe mu bantu bakuze bagufana uriyumva gute ko muriye kuri stage kandi abamaze kumuhanza munini? Hanyuma ikindi nsoza umuntu yavuga ko imyambarire yawe abantu bajya bayikritika kenshi uyu munsi none wambaye neza cyane ariko se kandi iyo ugiye kwambara uhitamo ugendeye ku gifite umuntu kwabika cyangwa se wowe ubyibwira. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Practice Love imwaka ushize guhera kuri tariki ya mbere z'ukwa mbere twayikoreye muri BK Arena tuzenguruka isi mu magambo magufi yose yabaye success yabaye nziza twasubije muri Dubai. Hanyuma kubandi kuri stage na Bruce nyirango biragoye kuba hagira umuntu doubting impano ya Bruce. Nibaza ko ni inkuru ihiri igihe yiyise number 1 muri game ariko nje I'm one of a kind. yasenyeranye ubururu niyo Bruce yambaye ugiye kuzaramo urwenya kugira ngo comments ya Bruce nawe kuki yari abajijwe ntabwo nibuka bambaza ubanza tutari njyewe bari babajije ariko nugishura muzije no abajije naho twakuranye. Ntabwo numva mfite comment narenza kuri ibyo ngibyo ahubwo ikisengera icyo wenda ubanza umusaza nawe utitegereje neza ubu munsi doze mu ikoti. Murakoze. Alright, turabura ibindi bibazo nka bibiri ubundi dusoze gahunda yacu rero ngira ngo Joshua dufashe arayifite. Okay, murakoze. Nitwa Freddy Musoni umunyamakuru wa The Choice. The Choice. So ikibazo cyanjye batubwiye ko ari kimwe ntacyo reka nkibabaze bombi. Iki gitaramo umuntu arebye uko kimeze mu myaka 3 ntabatekereza ko ibintu bizaba kubera ko kuri social media hose hari icyitwa amakimbirane. Umuntu yavuga ko ni ibintu byiza mu bucuruzi kugira ngo umuntu akore beef kugira ngo azayibyaze umusaruro bikaba ari nawo umusaruro wa none, cyangwa ni ibintu bibi gukora beef muri abahanzi ku buryo bwo iki gitaramo ari nko kwiyunga kwereka abantu ngo twiyunze. Donc mwashishikariza iki barumuna banyu kubera ko muri babiri navuga ngo umuntu avuze ko muri abambere ntabwo yababeshye bumwe mu mboneza. Murakoze. Nduba bakibaza abafana kuko ngira ngo babaza ati bya byiza gukreatinga beef. So nduba ngiye ntacyo nasubiza ngaho. Njyewe nakosora imvugo y'amakimbirane
ntabwo nigeze nkimbirana n'umuntu, ubanza ari n'ijambo riva nko mu giswahili hari nko gukimbia. Ntabwo nigeze ngirana amakimbirane n'umuntu n'umwe. Hanyuma rero buriya amahirwe y'inkoko ntabwo ariyo y'inyoni. Nta n'inama nagira umuntu ngo akore nk'ibyo nakoze igihe abona atari byiza, ariko ubona bikubereye, ubona wabibasha wabikora, kubera ko iterambere nyine n'urugendo n'urugamba. Murakoze. Alright, ikibazo cya nyuma y'ikibazo cya nyuma rero turaza gusaba our partners and sponsors kuza kuri stage kugira ngo tuze gufata ifoto nziza, ubundi dusoze gahunda yacu. Ijambo ryawe. Murakoze, nitwataye Jean Didier. Ikibazo mfite ni ikireba abahanzi bacu, ariko nkora muri RBA. Ikireba abahanzi bacu, ariko tunareba n'abafatanyabikorwa. Reka ko usibye nyaka ko ariyo event ya mbere cyangwa se igitaramo cya mbere tugiye kubona mu kampani zingana gutya nini mu gihugu zihurira hamwe zikavuga zitereka tuzana amafaranga tuyashora mu muziki cyangwa se tuyaha abahanzi bacu. Bruce Melody, ibi bintu kuki wowe ubona byaratewe n'iki kugira ngo bibe byarategereje iki gihe cyose? Ubona Dembele karansubiza kubera iki byatinze gutya? Iyo murebye nk'abantu baba mu muziki bawukora bawushoramo amafaranga, ubona byaratirijwe n'iki? Ubwo kampani zacu ziratubwira kubera iki uyu munsi ari bwo mwese muziye rimwe, munatubwira niba biri bukomeze gutya. Murakoze. Mu ijambo rimwe bari bategereje ko abantu babiri babikwiriye bahuza imbaraga. Turi abahanzi bakuru twembi. The Ben n'umusinya murabizi akora umuziki neza, kandi nanjye mise kigoroye iyo bigeze kuri iyo ngingo. Rero abaterankunga impamvu byafashe igihe wenda nuko izi mbaraga zari zitarajya hamwe, ariko uyu munsi ziri hamwe, kandi bikanadufasha gutera imbere nk'uruganda twese ko tungana. Murakoze. Okay, harakoze cyane rero ngira ngo